ariko nari naratangiriye iwacu mfite imyaka 18 aba papa bangana na data abari hasi ye bakiri abasore ngiri iwacu nta kandi ntibamenyaga aho nabikoreye n'igihe nabikoze icyo ari cyo gusa babonaga icyahindutse mu buzima bwanjye mfite amafaranga ariko batazi aho nayakuye ntangira umwuga w'uburaya gutyo mbi ndaya mpera iwacu maze gucutsa umwana mujugunyi iwacu nyinshi nk'amezi nk'umunani cyangwa 7 gutyo horera icyaha muhuye yanyirukanye kubera ko mvuka Ikibungo hanyuma muri resitora niho nakuraga abakiriya bonza abagabo bonza kuryamana nabo ngenda ndahamutereka ndiruka ndagenda njya kuba ahandi hantu hitwa Nasho ku Kabuye ndagenda ndahanyura koko barikanga bati dore haje indayashya bavuze ngo indayashya nanjye nkagenda ndidunda mvuga ngo ndindayashya none se wakubonaga yahitaga bibona ko uri indaya none se hari arakandi kazi nakora mfite amahane nta muntu nubahaga ariko ndashimira Yesu uhindura ibintu bigahinduka hanyuma 2011 naje kuva Nasho Kabuye nza kuba hano mu mujyi wa Kigali bwa kabiri nje gukora muri resitora nanone Kabuga nkakora ku manywa nijoro nkajya kwicuruza nkajya gutega uko nabaga nabonye abakiriya banishingira ku mugabo ari umukoro defense urabibuka abariko defense abantu imyenda kubumu iyi nambaye hanyuma nyuma yetse imbunda yambaye roko defense hasa ni vrema mbonye umugabo nagezeyo narange nawe niba gusenya bihuza nuko nanjye nta mutima n'ibindi nari mfite hagera nsanga nyiri mabuja nsanze ni umubyeyi uzi kuba maso cyane naje kuhava mbonye yuko umugabo we ntazamubona nashakaga ngo ntware umugabo we akabikwangira uya ntabwo yarinyongeraga ko ntabwo yari abizi ariko jewe nyine numvaga mukeneye kuko ngeze I Kigali ntabwo yanyetse ntabwo yigeze anyeka ko yabonaga ndagaturage kongeye kubaha ikaze abakunzi ba Excellence TV uyu mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana cyangwa ubuhamya ibintu byose bifite aho bihurira n'ijambo ry'Imana irangeri kometse soni kandi ugiye kuvuga ijambo ry'Imana ngaya nta muntu ugira isoni agiye kuvuga Imana turapashije muri Excellence TV murakoze cyane watangira wibwira abadukurikiye amazina ukomoka tangira wibwira abadukurikiye kuko twe turakuzi ariko abadukurikiye ntabwo bakuzi mbere yuko dutangira ndagira ngo tubanze dushime Imana ko yabanye natwe ikaturinda Imana ishimwe mwami Yesu turagushimiye tugushimiye yuko ushoboye byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose wabanye natwe uraturinda turindisha urukundo rwawe rwinshi rukomeye si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wera waturindiye mu mpande zitandukanye none turi amahoro dushima izina ryawe himbazwe uyu mwanya ntunyemerere ngukwereke kugira ngo uyoborwe nawe amaboko yawe akomeye ari abana natwe uburinzi bwawe budasanzwe bane natwe ukurikiye iki kiganiro wese afashwe nacyo kandi ahindurwe nacyo mu izina rya Yesu amen tuguhaye ikaze murakoze cyane nitwa Angelique Nyirabahiri ndi umukristo warizwa ku itorero ry'Inyamugari paruwase ya Gasavi ubwo nahaherereye mu Gatsata ndi umufiyemere mfite abana 3 abahungu 2 n'umukobwa umwe nishimiye rero kugaragara kuri iyi kamera nahuye na nyinshi cyangwa se nageze imbere ya nyinshi ariko uyu munsi mpuye n'indi nshya Imana ishimwe rero isoje isezerano kuko ari Imana itabeshya murakoze cyane yego hano kuri Excellence TV tujya
hari abavuga ubuhamya, hari abigisha ijambo ry'Imana, ariko byose biba bifite aho bihuriye n'ubundi n'ijambo ry'Imana. yego. Wowe utubwiye ko ubu mufiyemere, aratubwiye aho usengera, ese byagenze gute, byaje gute kugira ngo hari abantu batazi ijambo umufiyemere, hari n'ababizi, rero abo batabizi nibo dushaka gusobanurira. Umufiyemere ni ijambo ry'igisirimu ryaje mu bantu kugira ngo base nk'aho bahisha amateka mabi cyangwa se amazina mabi abantu bitwaga. Yego. Kera iyo umukobwa yabyariraga iwabo, yego, bavugaga ko yabyaye ibinyendaro, ndetse bakanamwita ikivume. Yego. Abandi nuko bamwitaga. Hanyuma iyo yabaga yashatse akagaruka iwabo, nabwo bamwitaga igishubaziko. Yego. Leta y'u Rwanda yari igiye kubidukorera neza kugira ngo ikureho ibyo bintu by'ibizina byo gupfobya abantu no kubatesha agaciro. Umuntu wabaga afite ubumuga bamwita, bavuga ngo ni ikimuga cyangwa ni ikintu cyangwa agenda gutya. Bakoresheje uko bashoboye badushakira inyito nziza ku buryo batavuga ngo ni abana n'ubumuga cyangwa ni ikimuga, ahubwo bavuga ngo umuntu ufite ubumuga, urugero bwo kutagenda, bwo kuba adafite amaguru, umuntu ufite ubumuga bwo kutareba, umuntu ufite ubumuga bwo kutumva, umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga, kuko umuntu abana n'ikintu akunda. Yego. Ariyo cyagiye hari umunyamakuru nkunda cyane witwa Barore ukunze kwigisha ngo ntibavuga. Icyo kiganiro kibaho, ntibavuga bavuga. Hanyuma rero natwe muri ubwo buryo, buryo Imana yadutabaye itugirira neza, natwe babiha inyito ivuga ngo yabyaye mu buryo butateganijwe. Urumva ni amateka, n'izina ry'amateka. Ni amateka, ariko hano n'ubundi ushobora kutubwira amateka y'ibintu byabaye mbere, kuko ukubona ari kubona ko umuntu ukijijwe winjiye mu gakiza. Niko bimeze. Akanatekereza n'icyo kintu tubwiye, akavuga ati hari story ya mbere yo kwinjira mu gakiza. Ari nabyo bishobora kuba byarabaye kugira ngo ugire abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Yego. Nibyo, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Yego. Dusangize iyo nkuru uko byagenze mbere y'ubuzima utarinjira mu gakiza, n'ubuzima warinjiye mu gakiza noneho usangize. Dushimiye Imana y'amahoro ishoboye byose ko ijya ibasha kurema ibitari biriho kandi bikabaho. Ubuhamya usibye hano ngeze ari ubwa mbere, ubuhamya abantu benshi barabwuzi, ariko hari n'abatarabubonye kuri channel yanyu. Hari abatarabuhabonye cyane ko ari ubwa mbere mpageze. Abo rero nje kubabwira kandi ndizera ko bari bufashwe nabwo. Hanyuma njyamura n'abantu benshi bagaca mu gikari bakanyandikira bakambwira bati sigaho ntukimena inda, uba wisenya, kuki ubivuga byose, kubera iki ubivuga byose, ubivugira iki, wagiye ubireka, bakumva yuko naceceka. Ariko oya, ntabwo gahunda ari uguceceka, ahubwo mba numva bifite abantu benshi bihindura bikagira n'aho bibageze. Reka rero munyemerere twifashishe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ryambatuye kugira ngo mbuwo ndiwe nonaha. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu ibice 14 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Ijambo rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha
nk'igiti kikiri gito. Amen. Twongereho irindi jambo rigaragara mu Efeso ibice 3 umurongo wa 20. hari ijambo rivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Nuvuga ngo iyo ibasha kubikora n'Imana n'iyiremye bitari biriho. Hanyuma rero ndi umufiyemere nk'uko muri kubivuga. umufiyemere ni izina rikomoka cyangwa se rivugika ku muntu cyane cyane uba warabyariye iwabo cyangwa se yarigeze ashaka bikanga akaba afite abana yibana. Ubwo busobanuro atabana n'umugabo. Dore umuntu wese wibana ari igitsina gore kandi yarabyaye, uwo muntu yitwa umufiyemeri. Ariko ni izina riba rigaragara nk'aho ritavugitse, ariko riba rigaragara nko guhisha amateka cyangwa se guhisha izina ribi kugira ngo ibyo waciyemo kugira ngo umuntu ye kugufata ukundi, bityo ukitwa fiyemeri. Fiyemeri bisobanuye ngo mu ruhande rw'abakobwa arimo no mu ruhande rw'ababyeyi wamubariramo. Fiyemeri mushakiye mu babyeyi usanga afite abana, ukeneye no kumurambagiza umugani w'umukobwa wigeze kwigisha witwa Zawadi aravuga ati ufite iyerekwa ritambutse. icyo gihe waritambutse. Hanyuma rero mvuka mu karere ka Kirehe ntara y'Iburasirazuba, mvukana n'abana 9, hitabye Imana umwe, turi abana 8, abakobwa 7 n'umuhungu umwe. Mfite data na mama, ndabafite bombi ababyeyi banjye 2. Hanyuma ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gatsata, mu kagari ka Nyamugari, mu mudugudu witwa Agataramo, ahantu hitwa Kanyonyomba, niho ntuye. Hanyuma nshimiye Kristo rero utajya ubura uko agenza. Abaneza amatwi ndagira ngo duhurize ku isanganyamatsiko ivuga ngo haracyari ibyiringiro bishya. Hari ibyiringiro bishya, birashoboka ko Yesu yarema ubundi buzima bushya, agaterura umuntu mu byaha cyangwa mu mibereho mibi arimo, akabasha kumutereka mu bundi buzima. Nirinze kuvuga cyane nirukanka kugira ngo umuntu wese anyumve. Hanyuma Yesu rero yangiriye neza. Navukiye muri ako karere ka Kirehe ntara y'Iburasirazuba, niho mvuka. Imana y'ijuru rero yaje kubana nanjye, mbyiruka nk'abandi bana, ariko ngeze ku myaka 7 cyangwa se 8 ntangira kunanira ababyeyi. Sinigeze ngira umugisha wo kwiga nk'abandi ngo minuze, kuko nize amashuri 4 ya primaire. Narize ndagerageza nkajya niga uyu munsi nkarivamo nkagenda, nari mfite umwuka mubi w'uruzerero wari ufatikanyije n'umwuka wo kwiba. Nari umwana ukorakora cyane ku rwego rutangaje, ari bakuru banjye, ari umusaza wanjye, ari mama, bose bahishaga kure. Nari umwana udasanzwe, nigiye hejuru, kandi ibyo byose uko byabagaho niko n'iwacu basengaga. Bari abakristo bakijijwe kugeza na bugingo n'ubu barasenga, ariko n'igihe wari warabananiye, ndi umwana wari warabashoreye, barumiwe, barayobewe amaherezo yanjye. Ukumvuga rero hari abantu bafite abana bateye batyo, cyangwa se hakaba hari abantu babyibutse batyo, ukaba uneze amatwi uri kwibaza uti amaherezo yanjye azaba ayahe ko mbona ntazi ibyanjye. Umva rero, nta bundi buhungiro ni kuri Kristo wenyine niwe ubasha kurema ubuzima bushya ku muntu cyangwa se icyerekezo gishyashya. Hanyuma rero naje kuva mu ishuri ngeze mu mwaka wa 5, sinabiga neza, niyo mpamvu bivuga ko nize amashuri 4, ayo nize afatika 8. Nyuma ndarita, maze kurita mfatiraho uruzerero ruba rubi kurushaho, ariko ngize amahirwe Imana inyinjiza mu rusengero rwa ADEPR, ariko sinahinduka nkajya ngenda meze nk'uherekeje abandi. Mu kugenda mwerekeje abandi, nyuma naje kugwa, ndagwa kuko ntari mfashemo n'ubundi. Ubu murera bantu munteze amatwi,
mu nsengero iwacu tujya aho tujya guteranira, ndagira ngo mbibutse yuko nta torero na rimwe ritazavamo umugeni wa Kristo uko ryaba rimeze kose, cyangwa se wowe uneze amatwi aho uri mu ruhande urimo, niba Kristo yaranzuye ko uzabona ubugingo buhoraho ukajya mu ijuru ryera, kuko uko turi kuri iyi si turi mu byiciro bitandukanye, hari abazarimbuka, hari n'abazahabwa ubugingo buhoraho, byanditsweho ko nta kigomba guhindura iyo dosiye. Hanyuma ndagira ngo mbwire aba bantu banteze amatwi icyo nari nishatse kuvuga. Mu nsengero iwacu aho tubarizwa turi mu byiciro bitandukanye, hari abanyedini baba baririmo kuko barizi baribamo kuko barimazemo igihe kinini, hakaba n'abakristo baje gukizwa Yesu ari mu miziro y'ibisokoro, kuko uburyo baryama bakamurota, yaba ari mu nzira akumva afite ibyiringiro bishya, yahura n'umuntu akamuhumuriza akamubwira ati yewe ndumva hari ikimfasha mu mutima, ndumva nkomezwa n'iki, yagera mu makuba akamera nka wa uririmbyi yaririmbye ngo naho ndiho naho napfa nziko ntungane Uwiteka. Bene abo barahari, icyo cyiciro kirahari, ku buryo iyo agiye kuririmba aririmba afite kuraje, yajya gutanga icya cumi n'amaturo akavuga ati ndagitanga kuko nakiboneye umugisha. Hakaba n'ubwo yajya gusenga akajya mu cyumba akavuga ati ndazinduka sinshobora gukererwa, uzindutse abona umugisha w'Imana, ugasanga bimuri mu mitsi no mu misokoro. Ariko hakaba n'undi uba ari inzererezi yibera mu rusengero, akaza utagira uruhande umubarizamo, ntakijwe ntiyanabiretse, akageza yicara mu ntebe tu aho kugira ngo arebe igifashije abantu mu iteraniro, agashakisha aho pasiteri ari buze kwiseba agakosa agataka, ariko afotora ati dore avuze gutya, akagahita akaripotinga ahantu cyangwa agapositinga ati nimwumve ibintu avuze. Bene abo mu nsengero barimo baba mu insengero ariko bagasohorwa no kujya gusambana bavuye hehe mu nsengero. Abo barimo ku buryo atagaca inyuma y'umugore kandi aba mu rusengero barimo. Icyo nari nishatse kuvuga rero, nanjye nari mu cyiciro cy'inzererezi hehe mu itorero zitagira gahunda, kuko icyiciro cya mbere n'icy'abanyedini baba barimazemo igihe, ku buryo umubaza uti bimeze bita kuko ati igihe naje muri 80 umushumba runaka turaziranye twaranabanye, ariko atarigeze ahinduka ririmo, ugasanga ntiyatinya no kukuroga aririmo kandi asenga ari no mu mwanya w'imbere, nabo babita abanyedini b'imbere b'ibigugu. Icyiciro cya kabiri kikaba abakristo beza babirimo banabyemera. Icyiciro cya gatatu kikaba abandi binjira banasohoka ariko muri bo nta Yesu urimo. Nanjye rero nari mu cyiciro cy'abinjira basohoka nta Yesu undimo, nta ntego, nta. Ibyo byatangiye byari birangira Wema ko tubwiye ko wananiye ababyeyi ufite imyaka 7, wiga indi myaka 5 mbere umuntu mu nzu biremera, mu mukobwa mu nzu bakajya banambona, ugenda ujya gusenga ngaruka, ariko ndi mu cyiciro cya gatatu. Waratangiye gukora ibyaha 2004 nari mfite imyaka 17 niho naguye. 2007 na kane nari mfite imyaka 17 nibwo naguye ngwa nishingiye. Dukomereze mw'iyo nzira twumve. Ngwa nishingiye cyane, nishingira ku mugabo yari umukoro defense, urabibuka abariko defense iyi nambaye. Hanyuma nyuma yanayetse imbunda yambaye roko defense, hasa ni vrema mbonye umugabo nagezeyo narange nawe niba gusenga bihuza nuko nanjye nta mutima n'ubundi nari mfite wo kuba nakwicara nkavuga ninsanze umugabo nubwo adashobotse, nanjye nibura ndashoboye
reka ngerageze nzamurwagwaza kuko abantu bari mu muriki hari abantu bazi kurwaza abatware babana nabo cyangwa waba uzi impamvu umubyeyi abyara yamara kubyara agaheka umwana mu mugongo anafite n'ibyondo nuko itegeko ari uguheka umwana ari ukurera umwana kuko yamubyaye akanamwihanganira hanyuma rero iyo uri umukobwa ukaba iwanyu ugasanga umugabo ntiwemerewe kwijujutira ingeso umusanganye kuko ntabwo aba azizi ngo usanze azifite ahubwo aba asanzwe agize gute azifite ahubwo wowe ugiye kugira gute kwihanganira ingeso usanze uwo mugabo wawe wa mbere muri Confex mwabanye muhuye ako kanya cyangwa yaramberese yari asanzwe anzi nawe ureba ku myaka 17 urumva ntari n'abambaye karese urumva ntari 17 gusa nari umuntu wo kujya gushaka umugabo nicyo cyane byararangiye kera itegeko nuko ari igihe cya mbere itegeko iyo myaka ubukira umwana cyane kuri iyi saha baramufunga bakamukatira ni viyori ariko icyo gihe izo Imana icyatumye ibikora kwari ukugira ngo inyigishe kuko nari ndangaye kandi nta handi hantu yari kuzankura keretse mpaye agakiza hanyuma rero bameze amatwi ukuntu umuntu ageragezwa akavuga ngo kuki ibintu byangezeho kubera iki byangezeho Imana yabikoreye iki ese ubiranzi hari igihe kureba ikabona urahasamye ntuteze kuzamenya namba kandi hari ahantu ishaka kuzakugeza iyo rero ihita ikora iki ihita ikubiza mu ishuri ababyeyi batari kuzakunyuzamo ngo bishoboke yo ubwayo ikari gucishamo kugira ngo umenye kugira ngo umenye icyo kigatuma iri gucishamo kugira ngo umenye nanjye rero nicyo cyatumye Imana ibikora ngerayo turananiranwa hari iwacu muri izo nce ngerayo turananiranwa tumaze kunaniranwa tumarana amezi 5 umwana w'umukobwa ndongera nkatira iwacu ndataha natahanye inda y'amezi 3 umwana w'umuhungu nijyana mu rugo urumva byari koroha umuntu gushaka akagaruka iwabo ntabwo wabona ko wabimenya ntabwo wabimenya uratangira ukitwa ikintu uratangira ukitwa akantu nta bwenge rugira igikozwe cyose ni wowe kuko amafuti yose aba ari ayawe ubuzima busigaye bugusharira cyane warandeba kugira ngo ndagakecuru iwacu abana bahabyirukiye bose bahise baba abasirimu waragize imyaka ingahe nari ngize 18 bose bahise baba abasirimu nta wongeye kuvoma nta wongeye guteka ngo umugore ngiyo atwite ngo indi irikoroga ngiyo akoze cyane nikoreraga umuzigo w'ibitoki n'uwindi ku mutwe ukawurinda ukabura n'uyitwita ukabura n'uwikoreye isomo se n'uwese ubona ry'ababyeyi bakugiraga inama cyane none se umunyarwanda ntiyaciye umugani akavuga ngo umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo ubwo impamvu nimbajije icyo kibazo ni uko uvuga ko n'ubundi ufite abana 3 kandi ukavuga ko wakomeje ubuzima wari ubayemo umbwiye ko isomo wari uribonye ubundi ntabwo njyewe ubwanjye nari kuhabwa ububasha bwo kwifatira icyemezo ngo mvuge ngo icyemezo ndagifite kandi Imana ifite ishaka kungeza n'icyo ishaka kunyigisha n'ibyo ishaka kunshishamo kugira ngo kuri iyi sanza nicaye imbere ya kamera nuko Yesu yarambiwe abantu Yesu nuko yashaka kubikora kugira ngo nzajye nanabwira abantu yuko ashoboye byose hari abacisha umuntu n'abamugeza ntabwo njye nari kubasha kubona ububasha bwo kuvuga ngo nakoze ibi noneho ndarekeye Imana yari ibizi ko nzanyuraho hose kugeza uyu munsi dukomereze ntacyo dukomeze urugendo uko uwo mwana arakuze yakuriye mu rugo nawe uracyari mu rugo ukora imirimo nabarira disi nari maze kuba inyagasozi naratwise ndabyara maze kubyara ndabyibuka data niyo yamerekeje kwa muganga na mama kubyara
mbyara bigoye ariko mbyara neza, mbyara umwana w'umuhungu, mukuru wanjye mwitira afasha Dieudonne. Ubwo mba ntangiye kuba Nyagasozi. Ubwo umugabo se twari twaratandukanye iwabo nari ntazi, ariko ntiyigeze agaruka kungarura. Yari kuza kungarura guteze, kandi Imana yari ifite gahunda yo kuncisha mu buzima ndimo. mpita mbi Nyagasozi ntangira ubwo numva ko nabaye igishubaziko, nasubiye iwacu nta kigomba guhinduka, nta n'uzanshaka. Numvaga byararangiye, niko ubwenge bwanjye bwatekerezaga. Ntangira ubwo mbi ndaya. umwana bamuta mu rugo nyamutaye iwacu, ariko nari naratangiriye iwacu mfite imyaka 18. Abapapa bangana na data abari hasi ye, bakiri abasore nkiri iwacu, nta kandi ntibamenyaga aho nabikoreye n'igihe nabikoze icyo ari cyo. Gusa babonaga icyahindutse mu buzima bwanjye, mfite amafaranga ariko batazi aho nayakuye. Ntangira umwuga w'uburaya gutyo, mbi ndaya mpera iwacu. Maze gucutsa umwana mujugunya iwacu, fatiraho hagenda ajye. Maze kuva iwacu nahise nkomereza mu karere ka Ngoma ahantu hitwa Gituku, ndagenda ndahaba. Nyuma naje kuhava, naramutaye iwacu. Nyuma naje kuhava nza gukomereza, nza hano i Gikondo Kigali. Nza baje kundangira akazi ko mu rugo, bambwira bati wowe uzapfa kuba wageze i Kigali. Ati nta kibazo. Ngeze i Kigali ndamuzi, twari tuziranye, sinzi namubona, sinzi niba kibaho. Zigikondo nari nzi rero ko abagabo bose ari uko babayeho. Kuhagera nsanga mabuja nsanze ni umubyeyi uzi kuba maso cyane. Babyeyi muzi kubera amaso ingo zanyu, mwubahwe mujye muba maso, mwite ku bagabo banyu, mubabere maso, mwirinde kugira gute kurangara, kuko nibyo byiza bituma urugo rugira sekiriti. Nasanze uwo mudamu azi kuba maso, azi kwirinda, azi kubera amaso umugabo we, azi kumwitaho. Mbega ku inshingano namuhaye 100%. Mama niba ukinyibuka wubahwe, uri umubyeyi mwiza rwose, nizeye ko yawubona uko biri kose. Hanyuma naje kuhava mbonye yuko umugabo we ntazamubona, kandi impamvu uri kuvuga ko yabaga ari maso nuko ashakaga umugabo, nashakaga ngo ntware umugabo we akabikwangira. Uyu ntabwo yarinyongeraga ko ntabwo yari abizi, ariko jyewe nyine numvaga mukeneye kuko ngeze i Kigali. Ntabwo yanyetse, ntabwo yigeze anyeka ko yabonaga ndi agaturage. Yabonaga ndi agaturage, ariko jyewe mu mutwe w'indimo siko mbona mabuze. Icyambere yemeraga yuko nateka ibyo kurya by'umugabo, niwe watekaga ibyo kurya by'umugabo nijoro. Kabiri ntiyemeraga yuko agera mu rugo ngasanga inzu isa nabi, yarambwiraga ati koropa vuba araje. Arampamagara ambwiye ko ari mu nzira, nkacisha itorosho mu nzu kugira ngo adasanga hasa nabi. Akambwira ati ihute urebe uko wese isa na dushe ataraza. Yari umugore mbega wakumiraga ku buryo yirindaga ikintu cyatuma umwana n'umugabo we, cyangwa se kuvuga ngo iyo umugabo yabaga hari umugore we wakoraga imirimo yarandekaga, akambwira ati cari hariya cyangwa agenda uterura umwana, akigira mu gikoni agateka. Kandi yari abyaye vuba, yari afite agahinja kakiri gato, ariko akajya mu gikoni akaba ari utekera umugabo. Ariko ntabwo yari azi intego mfite. Ndagira ngo ngire inama ababyeyi bafite abakozi bo mu ngo, mujye mubera amaso ingo zanyu, ntabwo bose bagendera inzira imwe. Baba bafite n'indi mico kandi itari myiza. Yego. Hanyuma naje kuhava rero mbonye bitazavamo, ndasezera njya kuba Kimironko.
impamvu wasezeye ariko nuko utabonye umugabo nuko nabonaga bitazavamo barampembye ayo nakoreye muri iyo minsi barayampaye mfatira ngo ndigendera. urumva hari ikintu ashaka ko turi burenge hari ukuntu umukozi ava aho yakoraga bitewe n'uko bamuha amafaranga make cyangwa bayamuha nabi. wowe niyo mpamvu yakujyanye cyangwa iyi mpamvu yakujyanye n'uko wabonaga mesi washaka kugeraho bitazakunda kwigeraho? Nabonaga gahunda yanjye itazakunda. Ikindi bitewe n'umugore nawe urabizi hakuntu baca umugani mu kinyarwanda ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. urumva numvaga uko biri kose kwa kunda ntegeka ambwira ngo kora ibi numvaga asuzugura nkirengagiza icyanzanye mpita mpava njya ahandi ndagenda hari umutantine wahise anyakira nawe w'umufiyemere mpita ngenda mpakazi yamaze kumpa akazi ko mu rugo kuko atahirirwaga byatumaga nidagadura nkakora ibyo nshaka cyangwa nkajya aho nshaka. Yego aho nahamaze iminsi itari myinshi nk'amezi nk'umunani cyangwa 7 gutyo. Horera icyaha mpuye yanyirukanye kubera ko mvuka Ikibungo. Natazazanira Kabutindi. Aranyirukana ndagenda. Amaze kunyirukana nuko ndagenda njya gukora ahandi. Hanyuma rero nkaba nari mfite umutipe twakundanaga nari narasize Ikibungo tuziranye aza kuntumaho aza kuduhura bwa mbere turahura ubwa kabiri araza turahura niwe rero wagize gute wahise untera inda y'umwana wa kabiri amaze kuyintera nuko aho nakoraga handi ha gatatu ubwo bahita banyirukana naho kuko nari nkuriye akazi nari nkwite akazi ntakigashobora ndagenda naciye mu nzira ndende y'ubuzima bukomeye ndahava njya kuba iwacu Ikibungo. umwana waramutanye mu rugo uwo mwana wa kabiri natashye ntwite njyana inda ya kabiri narahamusanga ariko yari afite imyaka 4 ntabwo babimenye naragiye narahavuye kuko ukuntu yameze bwa mbere bankosoye havye sinsubirayo gusa narahikojeje namara igihe gitoya nshaka amafaranga y'itike kuko ayo nayo navanye I Kigali nayo nayamaze mpita ngenda njya gushaka wa musore wanteye inda sasa yari awahungaho Ikibungo ariko yayitereye I Kigali yari yayitereye I Kigali ahita asubira iwabo. Niwe nari ngiye kureba ntabwo nari ngiye mu rugo ngiye gusura iwacu ko hari ubukwe ngeze mu rugo bita nshaka tike kugira ngo nzabone uko njya hehe iwabo uwo mwana kuko rero naramuhamagaye aranseka tereka sigitera inda cyenyine bukomere abakobwa bajya bagenzwa gutya bagatabatereka sirigeze barakumenya ndahavangiye iwawe ngize amahirwe nuko arankwepa aranyihisha baramumugara ati rega wikihisha jya ahagaragara ukemura ikibazo cy'uyu mukobwa ushatse wanamwihakana ukavuga yuko utayize ugatsemba umwana ukazamwemera nyuma niba udafite gahunda yo gushaka. Araza amaze kuza nibwo yagize nibwo yayemeye nyuma ayemera bigoye byaje mu buyobozi nawe reba nahanganye harahanganye navuga ariko baragira neza kwe kandi wakureba ntiwamenya ko byose abiciye n'ukuri ni Yesu ugira neza. Hanyuma rero naje kuhava njya kuba ahantu mu centre yitwa Nasho ndagenda mpabindaya oji noneho ndatwikurura kandi ntwite ndatwikurura uwa 2 uw'igihumbi uwa 3 uwa 5 uw'icumi mbese niwambaza ngo icyo gihe nakoreye amafaranga ngahe kugira ngo nkunde mbe n'ubuzima tu.
yego nuko uvuye wari uvuye ubwo uvuye aho ngaho Kirehe ugarutse Kigali bwa gatatu usize ubwo asigaye abana babiri abo bana babiri hari abo wasize mu rugo bwa mbere hari n'usize aho ngaho kuwo wagutera ese abo babareraga bari babiziranye ko hamwe hasize umwana reka ntabwo bari babizi na mama ubu tuvuga icyo gihe ntabwo yari azi yuko uwo mwana namusizeyo ntabyo ntiyari abizi yari azi ko ndi kumwe nawe nyuma nibwo yaje kubimenya ko nahamusize yari azi yuko rero mufite nyuma yaje kubimenya yuko namusizeyo ni ukugaruka i Kigali uzikabuga ngaruka i Kigali niyizira ikabuga njya muri resitora nkakorayo ku manywa hanyuma nijoro nkajya gutega cyangwa se nkajya kuryamana wenda n'umukiriya nabaga nabonye ariko Imana yo mu ijuru ingirira neza ikomeza kuncisha muri ibyo bintu bikomeye ikomeza no kubindindiramo irandamira ndindira ubuzima ndindira ubugingo mbega inshyiraho uburinzi nanjye ntakeka aho icyo gihe bwavaga ariko Imana yo mu ijuru yo yari izi ikigomba kundindisha uko kimeze hanyuma rero yaje kubana nanjye Imana yanjye ibana nanjye irandinda nkajya ngenda iryo joro bugacya nkaza mu kazi bumwe nkakerererwa databuja rero yari umugande bundi yubahaga gahunda kubi hanyuma muri uko kubahiriza gahunda yaje kunyirukana amaze kunyirukana ndangije ndagenda majije kugenda njya mu kandi kazi gukorera ahantu mu rugo rw'umuntu yampaye akazi muri kantine hanyuma njya kumukorera rero maze kujya kumukorera nibwo nagezeyo nsanga nawe ni umuhehesi uwo mupapa nsanga ni umuhehesi yari afite umugore kandi bari bashyingiranywe vuba rero ndagira ngo mbwire wese icyo wifuzaga se icyo wifuzaga icyo cyari kikubayeho kuba ubonye umugabo nikada nicyo yewe nicyo nashakaga umuntu ujya anyihera udufaranga wumvaga ko icyo ushaka iki ngishikiriye nkigezeho ntagiye gutega ntanavunitse nkanamuhombya na cyane ko yari amamagaye ngo aze ngo ampe akazi ibyo nkabihombya yabara agasanga narabihombeje kera ariko Imana yo mu ijuru irangije inshishaho igihe kigeze nawe aranyihakana mbese ni birebire yaranyirukanye aransezerera bitunguranye tumaranye amezi 4 tumarana amezi 4 kandi muri ayo mezi namaze aho ngaho ntabwo umugore we yigeze amenya yuko hari aho naba narigeze mpurira n'umugabo we kandi twarahuraga umugabo yabaga agiye nko muri pause akampamagara akambwira ngwino duhurira aha nkatega nkagenda nkajya kumureba kandi madamu we ntiyigeze abimenya rero ari abantu bafite ingo babayeho gutyo batita ku ngo zabo bazica inyuma ahubwo ni kuvuga nk'umugore kumva hari umugore wabayeho mbere ariko uranamushima n'ubu ndanamushima n'intwari ariko urumva hari n'uwo nguwo ubwo se uko atitaga ku rugo rwe nawe uwo nguwo se yitaga ku rugo rwe yanaruberaga amaso yari umugore mwiza witonda ariko ukaba utamenya yuko ibyo bintu umugabo we yabimukora kuko bari n'abageni bashyingiwe vuba ngaho ibaze nawe hari rero ababyeyi banteze amatwi bagiye icyo kigeragezo kandi bakabana nacyo bakihangana ubwo ni ukuvuga ngo ugiye mu rugo rwa nimba nabaze neza ni rwa kane
nkurwa kumva ngo kabuga uhita ujya kwabo ese ubwe nenye gusara ko zari nyinshi ni nyinshi cyane. Nshaka ko ukomereza aho ngaho ko uvuye mu rugo rw'abageni we yakwirukanye ati wumva ko barakwirukanye kandi umugabo wakwirukanye nari narabahombeje yarabibonye nawe nari narabahombeje wenda birashoboka ko yavuze ati uyu mukobwa nazanye aha ngaha akaba ari kumpombya ndi mu biki kandi narasindaga nkatuka abantu nawe abibona abantu baramundegera ati uyu mukobwa wazanye aratwubahuka. Mabuja ntabyo yarazi yabibwiwe n'iki? Iyo wasindaga se ntiyabibonaga? Natahaga nijoro baryamye kuko nararaga mu nzu yo hanze yankontororaga rimwe na rimwe. Hanyuma barakwirukanye? Baranyirukanye ndahava mpita njya kuba ahantu ku musore nawe wari ipampe yanjye wazaga kunyweraho ndagenda ndahaba mpamara amezi 3. urumva wa mugani Shagazi niwe yavuze ijambo rikomeye yaravuga ngo nari mfite umudayimoni witwa Nyirasafari. Menya nari mfite Nyirasafari aha yo umudayimoni witwa Nyirasafari. Tekereza ngo ubane n'umuntu mu nzu amezi 3 ku munota wanyu wumva mwarashimanye yagusigira rasiyo akubwira umfurire furi imyenda aguha inshingano nk'umugore nturi n'umugore we hanze akakubwira ati sohoka wigendere igihe cyo kubana cyararangiye igihe uzigendere. Ariko ubwo aho wamaze kugira nk'imyaka ingahe? Nari mfite 20 n'ingahera 24 nari mfite 24 haransohora ndigendera kandi twakabaye tubana nk'umugore n'umugabo. Haransohora mfatiraho ndagenda. Nyuma naje kuhavanjya gukora ahantu mu rugo nanone ariko hari igihe cyageraga nkasa nkaho ngize akantu k'ubumuntu nkumva nakwicara hamwe aho ngaho ndagenda hakora harananira makoze ndahava njya gukora ahandi ntaho ndahava. urumva ntari mfite Nyirasafari ndahava ndagenda ku munota wa nyuma noneho njya gukora mu kabari noneho nderura muri Kigali ndatwikurura ahagana ikabuga ndatwikurura mbindaya yeruye ikirira nisigaye mfite umudayimoni witwa kwiba. Umva nka kudeduana mana yanjye nka gukokora hari na system indaya zikoresha cyo gihe yari igezweho kwitora yamara gusinzira akizweyo ugafata imyenda ye ukayinika mu mazi. Imyenda yari yambaye ukayinika ukamubwira ati nabonaga iri gusa nabi ukayifura kugira ngo ahagume umutwaze gakeya nuko aje uze kumukuraho menshi kumudeduana kumwiba kumusopa igihe asinziriye tinagira ndetse ko niyo umurambwira abo wadeduanye se urigendera rimwe 2 3 4 5 6 kenshi cyane akabyuka akabura umuntu waba udashaka kugenda ukayinika udashaka akagenda ukayinika. Ariko Imana yo mu ijuru igirira neza irandinda. Aho rero naje kuhava 2012 naje kuva muri ako kabari aho nakoraga hanyuma njya gukora mu kandi niho bantera inda y'umwana wa 3 iterwa n'umuntu ntababwiye ikintu yakoraga ntacyo mvuze hanyuma ndamutukuwa abandi bitewe na discipline bagira ngera mwasori nta kibazo arigendera kandi yarankundaga nese bwo ntiyakanze kwa mututse uya yarigendeye ariko akajya ncungira hafi kuko yankundaga. Yaragufashaga se cyo gihe nyine namubwiye ko ntwite nyuma noneho asa nk'umpimye neza kuko nari naramututse arigendera ndamubura
none se ko yagukunda kubibona kandi anagufasha umutukiye kubera ko nabonaga atampa amafaranga ahwanye no kwifuza kwanjye. arakureka ndamureka ari iki. ariko we urumva mbere uwa mbere umubyara wasabye ubufasha, uwa kabiri nawe usaba ubufasha, ariko uwa gatatu wamaze kugira nk'imyaka 25 ndakeka, kuko ibyo byose byabaye bifite 24 25 wamaze kwiga. Uwa mbere se ubwo urumva narasabye ubufasha wagiye kumutanga namuteretse iwacu ndigendera. Uwa mbere wamuteretse iwanyu, uwa kabiri mushyira iwabo wase. Uwa gatatu we nari mfite gahunda yo kujya kwicuruza i Bugande, ariko bari kundangira ko hari abakiriya, ugiye wese avayo yarakize. Hanyuma ndangije mu kubitekereza, umukobwa twabanaga mu nzu icyo gihe arambwira ati rero uko nkubona muri umunsi umwe nzagusiga mu nzu, nagaruka nkasanga wiyahuye. Arambwira ati ubundi wagiye wikaruma, ntiwabyaye abana babiri. Ati uya ni umujinya urangije, ntirumvaga ngiye kwigira i Bugande kwicuruzayo, none rinyirapfuye. Arambwira ati umuranda kurangira uyikuramo, amuca 35. Imana mwijuru ngo ibyumve ihita ifunga amayira. Babagabo bose uko birwaga bamamagara natondesheje umurongo, ntawongeye kumpamagara kubera telefone nkagira ngo yazimye, kandi kwaka Imana igakupa inzira kugira ngo ntabone amafaranga nkakuramo iki yanda, kandi umwana agomba kubaho. Yego, Imana yo mwijuru iramfungira, ndiheba rero. None kubera iki mbuza amafaranga, uyu mwana barabara inzira zirafunze. Bwo bwarambye atari ko abambere urabarera, ntumara kumenya iwabo nabo uzagenda umubaye ikomereze gahunda. Ku munota wa nyuma arambwira atari ko waruzi n'ikindi, mu gihe tutarabona amafaranga tugerageza wikaruma. Ni wese bibaho bwa mbere twarabanaga mu nzu. Arambwira atari ko hari kuwa gatandatu twiriwe mu rugo, arambwira ati waretse tukajyana hari hepfo mu rusengero ko basenga. Ariko icyo gihe akubwira ibyo ngibyo wari ugikora ko kazi kuraya unatwite cyane. Yego, arambwira ati waretse tukijyanira, ati hari mu rusengero, ati hari hepfo, ati ko basenga. ari na rusengero? Oya, ntabwo ari rusengero. Ati ko basenga, ati ko gatandatu ko baba barimo, ati tukajya kwiyumvira uko babyina, ati haba hari ibihe byiza, ati tujye kwirebera. Ati ndamwasawa, shyiramo ipantaro n'agapira ndenza agakoti, tujya mu rusengero. Tugezeyo naho nafatiwe, basoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 50 rivuga ngo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Arongeza mu rindi jambo riri mu byahishuriwe Yohana 22:12 rivuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Icyo umuntu abibye rero nicyo asarura, kuko nari nzi ibyo mu rusengero uko bimera, uko bihana, uko basenga. Urumva ko nari umubwira w'itorero naraguye. Hanyuma ndahaguruka ndihana, kuko numvaga nsinzwe rwose mu mutima, witeka umwuka wera yantsindaga buri gihe. Hanyuma rero ngira aho ngaho, yemwe abankurikiye inshuti zanjye, ntawe utagira umwuka wera mu mutima, ahubwo icyo wabuze ni ukumvira Imana mu gihe cya nyacyo, kugira ngo wemerere Imana igukoresha iki ishaka. Bamwe babyita ngo ni amarangamutima. Yego, muri Katolike babyita Roho Mutagatifu, ariko ntawe utagira mwuka wera. Uwo wita amarangamutima niwe mwuka wera, uguhugura ukakwereka yuko uri gukora nabi, ugiye guhemukira umuntu, ugiye kwiba umuntu, akakubuza akakubwira ni bibi, sigaho, baramutse bagufunze se, baramutse bagukatiye,
iryo jwi wumva niryo Mwuka Wera uba mu mutima wawe. Rero kugira ngo ugere ku iterambere ushaka cyangwa se ibyiza ushaka cyangwa se kugira ngo ureke ibyaha, emerera Umwuka Wera uri muri wowe. Icyo gihe numviye umukobwa arambwira ati tujye kwiyumvira, ariko jye nangijwe ryari risanzwe rinzaho rikambwira ngo amaherezo yawe nayaye. Nkumva ndihaze, nkumva ndabihaze. Hari n'abankurikiye ubwo buzima bajya babugeramo, akumva arabihaze akanarira ati amaherezo yanjye nayaye. Akavuga ati se nta kundi nabaho, mbivemo ndabahone. Ariko mva itangazo, ubu se wowe uri kunkurikira urabona nsa nabi? Ubu se undebye ntiwagira ngo mfite utwaka duke cyane nka 20 n'ingahe, ariko mfite 36 yanjye. Navutse mu 1987 mu kwezi kwa 4 nibwo navutse, ku itariki 12. Buri mwaka mu kwezi kwa 4 mpafite anniversaire. Ariko ndebye bavuga ati nakana gato, kandi koko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Hari igihe Satani agushuka akakubwira ati uzagera kuki, uzimarira iki, nubivamo se bizagenda gute, nureka ishugamami mu bana inzu uzayishyura ute. Umva mubwiye, hirya y'uwo shugamami, hirya y'ubwo butinganyi ubamo, hirya y'ubwo busambanyi bwakugize koronike, hirya y'urwo rumogi, hirya y'iyo nzoga yakugize koronike, hirya y'ibyo biyobyabwenge wiyahuza, hari umugambi w'Imana, kuko Imana ihisheyo ibyiza byinshi utazi. Namaze gukizwa, Imana irambwira ngo nkuremeye ubuzima utari kuzabona. Irambwira ngo wari kuzapfa wishwe na sida. Irambwira ngo ariko nonaha nkuremeye ubuzima utari kuzabamo. Nari mfite umutezi, nari maranye imyaka myinshi. Iyo wandyaga wahagurukiye kundya, igihe cyageze cyawo wandiye cyane. Nyababyeyi yasaga nkaho isohotse ukuntu. Najya kwa muganga bakambwira bati wabiretse, uri mu biki. Umunsi umwe hari umuganga wampimye arambwira ati birashoboka ko ubwandu bwa sida bwamaze kukugeramo, ariyo mpamvu uyu mutezi udakira. Arambwira ati waranduye rwose, waranduye nta buzima ufite. Maze gukizwa, Imana irambwira ngo nkuremeye ubuzima kuko ntabwo wari ufite. Ubu tuvugana ndi umukobwa muzima, ndi muzima, mfite ubuzima buzima. Nanjye nkurikije ukuntu najojobaga, nta buzima nari mfite nk'uko uwo muganga yabimbwiye ko bishoboka cyane. Nta cyizere gifatika yari afite yuko mfite ubwandu koko, ariko we yarabibonaga. Ibyo bimenyetso byamwerekaga yuko virusi nyifite, nta yari ihari, ariko yari kuzaza, haburaga gato ngo igaragare. Kuko niba yarambwiye ati butangiye ibi binini bizagaragara mu gihe cy'amezi 3 tuzamenya uko umeze. Hagira amahirwe Yesu agahita ntabara. Hari icyo ushatse kumbwira yuko itari ihari? Urumva itari ihari? Kandi ubwo buzima bwose ko narorongotanaga, uko ibyo byose byangwagaho, ababyeyi banjye ntabwo bari bazi yuko nshobora kugera ku rwego rwa bugufi kwandura sida. Bajyaga kubona akabona ndarorongotanye, bakabona ndongeye ndagarutse, akabona ndarorongotanye, hanyuma rero inshuti yanjye ibindi kuvuga ntabwo bikorwa n'abapagani gusa batazi mu rusengero. Hari n'ababikora bazi urusengero, barubamo, bari mu mirimo runaka. Icya cyiciro cya 3 navuze ari nacyo natangiriyeho. Akaba ari umusamanyi, akagusha abagabo basengana, akagusha abagabo basengana. Ukabona umuntu imyambarire yambara, ukabona iteye isoni, ukibaza impamvu, bikakuyobera. Ukabona birutwa nuko yashira ubwambure ku gasozi bwa buri burya biriya bazita mpene barimbuke. Ukubonye ahita yandura mu mutwe, niyo atasambana nawe burya uba wamurangije.
numva ubuzima usibye kuba buri kukwicira ejo hazaza nta kindi buzagusigira. None se undebye wabona ngaragara nk'umuntu wabaye mu buraya? Bingaragaraho se? Imyaka mfite se yo ingaragaraho? Abana mfite se bo bangaragaraho? Ubuzima naciyemo bungaragaraho? Ariko Kristo abasha kurema ubuzima umuntu ataceka ko yabamo. Aleluya, ndumva afashijwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kikajya cyagira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi kigahera mu mukungugu, ariko iyo cyumvise amazi cyongera gutoha kigashibuka nk'igiti kikiri gitoya. Bisobanura iki? Satani yaragutemye agucamo kabiri, mu gihe wakagize iterambere, mu gihe wakazamutse, mu gihe wagakuze uri umuntu w'intangarugero, ahita agushora mu ngeso z'ubusambanyi, agushora mu biyobyabwenge, agushora mu kwikinisha, akushora mu kugusha abagabo b'abandi, mu kazi ugusha abasobuja, abo mukorana ubagusha mu byaha, wabaye umukuzi w'ibyinyo. Ariko umva nkubwire, hari ubuzima ugomba guhaga. Hari ijambo umukuru wacu w'igihugu yigeze yavuga, sinibuka umwaka wari wo, twari mu munsi wo kwibohora. Aravuga ngo kwibohora kwiza ni ukwibohora agasuzuguro. Umva nkubwire, igihe utaragira ibintu uhaga, Satani azanakwica guhambi. Igihe utaragira ibintu uhaga, igihe utaragira ibintu uzinukwa, igihe utaragira ibyo wumva bikugeza ahangaha, Satani azaza agukoroneze, anagucukurira imva, anaguhambe. Kuko icyaha kirabyara, kiratwita, kikabyara, cyarangiza kikanakurimbura. Petero yigeze abaza Yesu, aramubaza ngo twebwe abasigizi byacu tukagukurikira, ese uzaduha ngororano ki? Uzatugeza ku ki? Yesu aramubwira ngo abasizi byanyu mwese mukankurikira, nzabaha ubugingo buhoraho. Muri iyi si nzabakubira inshuro 100, mukiriho nzabakura inshuro 100. Ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo buhoraho. Izi nshuro 100 Yesu abasha kuzirema, akaziremera umuntu bitari gukunda ko azimuremera. Ukusa ukomeze ubuzima ndimo, abana banjye uko babayeho, imibereho mfite, kuba ndi umuvugabutumwakazi, ndi umuhanzikazi, ndi umwizerwa mu bantu, nta wantinya ngavuge ngo Angelique arinjira iwanjye azantwarira umugabo. Niza nshuro 100 Yesu yavuze akubira umuntu akamutuza mu bundi buzima atari kuzabamo. Hanyuma rero wowe unteze amatwi, gira ibintu wanga, gira ibintu zinukwa, gira ibintu wumva ko hari ibyo Yesu yagukuramo, hari naho wagera. Natangiye mbabwira yuko tugiye kuganira ubuhamya, ariko nkubwira yuko hari ibyiringiro bishya Yesu yakuremera, hari ubundi buzima yagutuzamo. Uzi ko nasobanukiwe yuko hari n'abagore bata abagabo babo cyangwa se bagakura divorce kubera yuko yashakanye n'umugabo we, ibyo yamutegagaho atabimusanganye, akumva adashaka kugira gute kubaka, akavuga ati oya simushaka, simbibonye. Ariko igihe gishuka umuntu, igihe gikorerwamo Satani kigashuka umuntu, akakwangaza, wowe ni dayimoni w'urwangaro w'irari ry'iby'umutima. Ariko icya mbere ni agaciro mu bantu, icya kabiri ni ukugira umuryango ukakwitirirwa, icya gatatu ni ukuba umubyeyi ukirerera, umwana akajya kwita mama akakuboneraho uburere. Hari n'abagabo ashakana n'umuntu bitewe n'ibyo yamubonyeho, amashuri se, amafaranga, yabona ibyo yakekaga kuri wa muntu ntabyo abonye,
agahita akora iki, agahita amwanga, wajya kumva uti divorce. Rero bantu munteze amatwi mufite izo ngeso muteye mutyo muti ngo nta mpamvu, mugasenya nta mpamvu kubera umwuka mubi w'amarari y'ibintu. Icya mbere ni agaciro. Iyo wihaye agaciro ugera no ku byo utakekaga yuko wazagera gute wazageraho, ariko urarikiye ibintu bishobora gushira ugasigara uri mubisi. Ariko iyo wibashye ukabana n'uwo mwakundanye ukunda mukabana amahoro, ibyo utakekaga ubigeraho. Bisobanuye ngo tugire kunyurwa. Hari ijambo ryamfashije ryanashigikira imbere inkingi mu buzima nabayemo maze gukizwa. Nashyigikiwe n'inkingi yitwa kunyurwa. Naranyuzwe, nyurwa nuko ndi. Ikindi nizeye Imana, mbana nayo, mparanira kwiha agaciro, kuko Imana yavuganaga nanjye iteka ikambwira ngo nusubira inyuma uzapfa, nusubira inyuma uzapfa nabi, nusubira inyuma ubuzima buzaba bubi, nusubira inyuma uzarimbuka. Ikambwira ngo ariko nunkurikira nzakugeza kuri byinshi utari kuzageraho. Ndashimira Yesu, ijambo ryatubwiye ngo erega haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Nanjye narashibutse, ubu ndi Angelique mushya, nawe washibuka ukaba mushya. Mwana muto unkurikiye, washibuka ukabyiruka uri umwana w'icyitegererezo. Umusore washibuka ukaba umusore mwiza, ukagira iterambere ry'urugo rwawe. Mama washibuka ukumvikana n'uwo mwabanye ukanyurwa n'uko ari. Papa washibuka ukamenya yuko utarimo uvuka ahubwo urimo gusaza. Tugerageze twishakire ejo hazaza heza. Icyaha gitera umwako, icyaha gitera umuvumo, icyaha gikumira umugisha. Ndagira ngo mbinginge twishakire iherezo ryiza, twinginga Imana igaruke muri twe yongere twubake bundi bushya. Nawe bizashoboka ko Imana yakubaka ikaguhindura icyaremwe gishya, ikongera ikaguha agakiza muri wowe. Hari aho wagera, hari uwo waba we, muri wowe harimo ukomeye utazi. Gerageza wihesha agaciro, wiyubahe, kuko Imana irashaka kuhinduka ukaba icyaremwe gishya. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, Imana irashaka ko uba icyaremwe gishya ukamera nk'uko ishaka, nayo ikakugeza aho ushaka. Ejo nyoboye amateraniro ku itorero iwacu, ndi umuyobozi w'icyumba. Umwigisha twari dufite witwa Claude yaratwigisha, yaratubwira ngo korera Imana aho igukeneye, nayo izagukorera aho ishaka. Niba ukeneye Imana ukavuga ngo ndayemera, nzi ko iriho, nzi ko yandemye, ugakora ibyo idashaka, uriho urihombya, kuko icyaha ni rwo rukuta rutangira umugisha w'Imana ku muntu. Ni narwo rukuta rutangira ubusabane ku muntu n'Imana. Hanyuma rero nkakwinginga wowe warunteze amatwi, hindukira, bicyaremwe gishya, emerera Imana. Birashoboka ko hari ibindi byiringiro byaremera muri wowe bishya, ukaba uwundi udasanzwe abantu batari bazi. Ikintu cyagukuruye, urabona umuntu mushya utandukanye n'ibyo watubwiye. Uri umuntu mushya kandi no kubivuze bigaragara ko uri umuntu mushya utandukanye n'amateka twaciyemo wadusangije. Iki kintu cyagukuruye kikavuga ati ibi bintu ndabiretse, sinzabisubiramo ukundi. Ukakira agakiza ukajya muri iyo torero, utubwire nuko warigezemo. Ni imbaraga z'Imana. Ni imbaraga z'Imana, ni Mwuka Wera wahibereye. Kuko ntarahabwa Umwuka Wera, habonekaga umpaye 2 nkakira, haboneka umpaye 3 nkakira, habonekaga umpaye 10 nkakira. Ariko maze guhabwa Umwuka Wera nahawe imbaraga nshya zo gukomera, wo gukizwa, cyangwa se nahereweho Umwuka Wera. Icyo gihe hari mu kwezi kwa 12, hari mu kwezi kwa mbere.
umuntu wakujyanye n'ubunini wawe undi wakubwira ngo tugende noya nige icyo gihe nari ndi jyenyine wa wundi nari ntakinamubona we yashoje urugendo rwe rwo kunyinjiza mu rusengero ego jewe ubundi nkomeza ndwana intambara nziza kuko Imana yambwiraga ngo nunkurikira nzakugirira neza byose rero ndashimira Imana yampaye imbaraga z'umwuka wera. wisanga mu rusengero hari n'ibyo ushinzwe ndakeka yego Imana agize neza ariko se ni gute wewe ibyo bintu wabisohotsemo nihe nama wagira abantu bakibirimo tunasoza? Nasowemo n'imbaraga zikomeye z'Imana n'Imana yabibyibereyemo biravuga ati nifashe ukuboko usubire yego hari mu we mwaka 2012 washize imyaka 11 Imana niyo yabyigiriyemo uruhare kuko inabishaka nari kubigwamo nkapfirayo ariko ntabwo yabyemeye yari bizi ko n'uyu munsi nzaba nyiriho. Hanyuma rero icyo nagira inama abantu bemerera Imana ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ikindi wowe unteze amatwi nyurwa n'ukuri wikora uko abantu bagushaka ahubwo kora uko Imana igushaka. Wigenda uko abantu bagushaka ahubwo genda uko Imana igushaka. Wigenda uko umugabo wawe ashaka kubera yuko yakubwiye ngo nyamarambo nibyo mubarokore ntazi, ahubwo wowe genda uko Imana igutegeka. Icyo Imana igutegeka ugikore. Niba ari ukugandukira umugabo mugandukire, niba ari ukumwumvira mwumvire, niba ari ukumukunda mukunde. Icyo Imana igutegeka ari icyo ukora. Hari ikibazo kimwe dusoza babana batatu hari uwasize mu rugo uwahaye papa we hari n'utatubwiye uburyo wamubyaye ubu barihe se murabana abana batatu. Umwana wa mbere ari hambere muri iyi minsi twabanaga yiga abahomba ariko yahinduye icyerekezo ku bushake bwe. Njye nashakaga ko yiga akarangiza segonderi ariko yahisemo imyuga. Nibyo ari gutangira kwiga muri iyi minsi. 18. Rero nanze kumuforosa ndambwa uwihitamo icyo ushaka nzagufasha. Umwana wafite imyaka 18 wa mbere. Uwa kabiri rero kuva namusiga iwabo ntabwo bongeye kumuma baramunyimye barambwira bati ni uwacu ntabwo ari mutoya ni uwacu nta ndamubaha. Uwa kabiri. Uwa gatatu niwe nabyaye mwereka urukundo nka nyina turihanganana turarana hanze bansohoye mu nzu mwikorerana amatafari ya munyu mu kirombe nkatereka hariya akarira ariko nkemera nkahanyanyaza kugira ngo mbone igihumbi cyo kurya. Niwe twaruhanye niwe twabanye ariko amaze gucuka ageze nko mu myaka 4 nahise mbona compassion mu itorero aho mama asengera arambwira ati mufatire compassion muri compassion mutange bamunyandikire abona umwishingizi. Ubu yabonye umwishingizi bityo yahakomereje kuhigira. Ukuvuga ngo uwa mbere n'uwa gatatu nta kibazo dufitanye. Uwa kabiri se uwa kabiri wewe wifuza iki? Urumva ntabana n'umubyeyi. Uwa kabiri nta rukundo urumva papa we ntahari nawe ntuhari umubyeyi wamubyaye. Uwa kabiri nifuza ko Imana ingiriye neza yamoma. Yego. Numva yamoma n'ukuri. Numva yamoma nkamugiraho ububasha nka mama we nkamwereka urukundo kuko iyo ntekereje kumwaka barambwira ati oya
oya barambwira bati ni uwacu nitwe twamwirereye wari udahari wari waramutaye rwose umwana ni uwacu. Ubwo rero nkumva niba hari ukuntu Imana ijya ibikora, ndabizi ko hari ukuntu ijya ibikora, ariko ibaye hari ukuntu yabinkorera nkabana n'umwana wanjye pe namuha keya numva nashobora nka nyina, ariko ntabwo byoroshye. Nahisemo gutuza mbiharira Imana, ndavuga ni Imana izabyigiyemo, ko hari igihe nigeze kujyayo mukuru wa se ashaka kumfata ku ngufu. Nabwo ni ubundi buhamya, yabigerageje kabiri kose. Nagiye kumusura yakoze impanuka. Ubu rero ni birebire nicyo gikomere ngira mu mutima, kuko ntabwo ibintu wavuyemo wabayemo kumva umuntu ushaka kubikugaruramo n'abanteze amatwi nabo babyumve. Hari ukuntu umuntu afata nimero yanjye kambwira naragukunze Angelique, ndifuza ko nakubera umugabo ukambera umugore, ariko abizi neza yuko akubeshya. Hambira habiherutse kumbaho umuntu arambwira ati naragukunze ndashaka ko tubana vuba. Ndavuga nawe Imana yawe intabaye, singiye kumera nk'abandi ngo nihagarare nkuvuge ngo sinzashaka simbikeneye, nkeneye umugabo, nkeneye kubaka rwose. Numva nanjye imyaka ngezemo atari yo gukomeza kuba jyenyine, ariko birababaza kuba umuntu yaza mu buzima bwawe akaza aje kukubeshya, azi n'amateka yawe, azi n'aho uvuye, akaza kukugeregeresha icyo wavuyemo, akirengagiza ibyo amaze kumva sha, kaza kubwira ngo naragukunze, hanyuma mwamara guhura aho kugira ngo wumve nibura igisubizo cyiza mu matwi yawe cyanyura umutima wawe, agatangira akakubwira ati burya ndashaka ko turyamana, nicyo cyizere nzaba mfite cyuko waba umugore wanjye. Wambwira ati se ko nyijijwe, ati Imana ntago yanga urukundo, tinyihera urumva ibyo bintu byoroshye. Cyo kagenemera ko impanuka zibaho, umuntu ashobora kushiduka yabyisanzemo pa, ndemera ko impanuka zibaho, ariko kwera umuntu arakubonye akanatubura akabikubwira kuri WhatsApp akabwira niduhura uzampa, niduhura uzampa, kubera ko yumvise ibyawe mutaziranye, akavuga ati apo nti n'ubundi karacyabikora, ni nkaho ariko yatekerezaga. Hako ndashimira Imana yamunkuye mu maso, ndashimira Imana yankuye mu menyo y'icyaha. Niba unankurikiye rwose uzakizwe, Uwiteka azaguha agakiza. Uwo muntu yarakwandikiye mwarabona? Nari nzi ko uwo munsi tugiye guhura tukanzura igihe cy'ubukwe, ko yarambwiye ati ni wowe rwose. Kugeza nsanga ni umutego yanteze. Kuvuga ati ikimenyetso kibinyereka ko nkunda nuko turyamana. Ndambwira oya ntibishoboka, ndi umukozi w'Imana, ubu tuvugana ngiye kuva iruhande rwawe ngiye gukorera Imana, hari ahantu ngiye ku ruhimbi kubwiriza, hanyuma ndajya kubwiriza maze gusambana nawe, ngo kubera ko hari we hashize amasaha menshi ngo biraba byibagiranye. Hanyuma se nyuma yako yongera kuvugisha reka nicyo yishakiraga, aragenda ntiyongeye kuvuga, ariko amuhaye isomo, ntiyongeye kuvuga rwose. Ni isomo rikomeye, si abantu babeshyeshya abantu ibisubizo badafite, ni rwose bambabarire, ni ukuri nihagira n'undi wari kuzabitekereza abyigumanire. Ngenda nyuzwe nuko mbanye neza na Yesu. Cyokora Yesu nakubwira ngo genda ubwire Nyirabahire ko umukunda kandi ufite urukundo koko, uzaza ubimbwire, nzakumva, niteguye kubaka. Ubu ndi umugore uri tayari ku isoko ry'umurimo, nanjye ndimo kugira ngo nubake urugo, ariko niba uzi kuzaza umbeshya ubyihorere. Hanyuma rero ndabashimiye abantu mwese mwaduteze amatwi n'amaso
mukatureba. Hari ukuntu rero abantu bajya bampamagara bati mfasha, no mu gitondo hari uwanyandikiye ambwira ati mfasha ndashaka gukizwa, hari n'uwanyandikiye ambwira ati ndashaka gukizwa, abagenda banyandikiye ambwira ndashaka gukizwa nsengera, hari n'uwanyandikiye ambwira ati ntabwo nzi data, sinzi naho mvuka, sinzi n'igihe navukiye, numva ngiye kuziyahura. Hari abantu bafite ibikomere bimeze gutyo. Niba wumva ushaka kunganiriza nkagufasha, nimero yanjye ni 0786 21 35 74. 0786 21 35 74. Izo niyo nimero yanjye, iba no kuri WhatsApp. Kandi nugira niyerekwa cyo kuma akantu nyine nawe urabyumva, nawe uhita ukanda akanyenyeri, si byo se? Hanyuma rero Imana ibaha umugisha kandi rwose ibagirire neza. Niwifuza ko ngusengera mu bundi buryo wampamagara, niwifuza yuko tuganira nkakugira inama wampamagara, niwifuza yuko nagukasoringa kuko hari abana baba baravutse muri ubwo buryo. Hari n'umuntu ababaye mu buzima babaye, yego, akaba umuntu abibwira cyane, akabura wabwira ati nabwira uzampamagare kuko jyewe numva Yesu aciriye inzira akazangirira neza. Naba Theogene kazi nkagira ikirenge mu cya musaza wacu watashye ariko afite imirimo myiza, numva Yesu yazampa amafaranga nkajya menya aba bana bavuka muri ubu buryo, nkabishyurira ubwisungane mu kwivuza, nkabarihirira amashuri, nanjye nkabadoroka, nkagira imirimo inyanditseho iyo nakoze. Ndabashimiye rero, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi mwinshi, Uwiteka barebe neza mu izina rya Yesu, amen. Reka dushime Imana. Mwami Yesu ndagushimiye, ushime kugira neza kwawe, ushoboye uko ushoboye byose. Wabanye natwe uradushyigikira, ikigikira uduha ibihe byiza, uraduhembura kuko iki kiganiro mu bigaragara kirimo ineza yawe. Abagiteze amatwi, abakirebye bose ubaha umugisha kandi ubagurira imbago muri byose. Umucyo wawe ukomeze kububaka. Umuntu uzakenera kwihana kubera iki kiganiro Mwami azakomezwe nawe. Uwahungabanye mu mutima kubera amateka azashyigikirwe nawe. Reka uzamushyire ku rufatiro bitewe n'iki kiganiro, uzaba ugize neza. Ngaho ukomeze kubana natwe no kutugirira neza mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Uzagaruke. Nzagaruka. Urakoze. Amen.